Byarantunguye cyane, nahuye n'umukobwa nari narahaye umutima wanjye, umukobwa nahekuye ndetse umukobwa twari twarabyaranye, yatumye nkomeza kwibuka umwana wanjye, yatumye numva mukunda, arandeba maze atangira kurira. Iki ni igice cya 16 uko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga ikuzimu mu buzima bw'umubabaro n'agahinda. Ubu ni ubuhamya bwa Izere Cedric. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, kanda subscribe, like, share na comment. Ndetse nawe niba ufite ubuhamya ushaka gutambutsa, twandikire kuri email. Amazina ni uwingabire.sharifu@gmail.com. Mbahaye ikaze, reka dukomeze kino gice cya 16. Yatangiye kurira, arandeba, aranyegera, arampobera, yampoye ku buryo butunguranye cyane, nanjye ndamuhobera. Naje kwisanga ndi kurira, nawe yari ari kurira, amarira yari menshi. Gusa icyo gihe nari ndi umukire, nari mfite buri kimwe. Arambwira ati, Cedric, ibintu byose wankoreye, nizere ko basi wanyuzwe. Ubugome wankoreye, nizere ko wanyuzwe basi. Nanjye naramwaye, nabuze igisobanuro, mbura uko mubwira ndetse mbura n'ikintu narenzaho, ariko narikomeje nk'umugabo. Ndamubwira ati, urabizi ko ari wowe muntu nkunda ku isi, urabizi ko ari wowe muntu nahaye umutima wanjye wese, urabizi ko ntashobora kukwanga, udahari nta buzima. Icyakubwira ibintu nanyuzemo byose kugira ngo nongere kukubona, icyakubwira aho narindi kugira ngo byibuze ube wanyizera. Uwo mukobwa nakomeje kumuganiriza, mubwira amagambo meza mbese asize umunyu. Arangije arambwira ati, ndabizi ibyawe ni bya bindi n'ubundi ugiye kunsiga. Ndamubwira ati, humura, ubu ngubu naje njye, sinzagusiga, nshaka kuzabana nawe akaramata. Nkimara kumubwira ayo magambo, umukobwa yarampobeye cyane arishima. Arambwira ati, na n'ubu se uracyacuruza ibisheke? Ndamubwira ati, oya, ubu ngubu nacuruje inzoga, ndi umunyenganda, ruriya ruganda naho rwanjye. Impamvu nanze kuruvuga ni ukugira ngo n'abaranguriragayo ntibazagire ikibazo. Ku bw'umutekano warwo rero reka ndeke kuruvuga. Nakomeje kuvuga ati, ubu nicururiza inzoga, mfite amafaranga menshi ndetse mfite n'ubutunzi bwinshi, nubishaka uze twijyanire kuko ndagukunda cyane. Umukobwa yakomeje kunyumva, ariko nawe amera nk'usubijwe. Araza ankubita urushyi ku matama, arambwira uti, Cedric, nizere ko utazongera kunsiga nka kera, nizere ko utazongera kunsebya nka kera. Ubu ngubu nizere ko ujuje, nizere ko atari bya bindi byawe. Nanjye ndamubwira ati, ntabwo ari bya bindi byanjye, ubu ngubu ndahari kandi wese. Nahise numva ntuje, yarampobereye, numva aragarutse iwanjye, ariko yaje iwanjye tutarasezerana, tuba twibanira gutyo. Gusa nakomeje kujya mukinga ibintu byinshi, nakomeje kumukinga icyumba kibamo ya nzoka, ndetse nawe ntiyari abizi. Twakomeje kwibera muri ubwo buzima, nari mfite amafaranga menshi, mbana n'uwo nifuza, ubuzima bwanjye bwari bumeze neza cyane. Numvishe ubuzima bwanjye busubijwe neza, bumeze nk'aho nongeye kuvuka bundi bushya. Nari mfite urukundo rwanjye iruhande rwanjye, nari mfite amafaranga ndetse n'ubutunzi bwose nari narirukiye, ubu ngubu nari mbufite. Numvaga ko basi ngiye gutuza, nkabaho ndetse nkirira ifaranga, iminsi ikiyicuma, ariko siko byagenze. Nasubiye ikuzimu, bampaye misiyo ndikanga, bampaye misiyo yo kujya
bampaye misiyo ndikanga, bampaye misiyo ikomeye cyane, bampaye misiyo yo gushaka ababyeyi banjye. Ababyeyi banjye bari baragiye mu Burayi, bo bari barakize nabo baranyibagirwa baransiga, niyo mpamvu nahuye n'ibibazo byose. Iyo misiyo bampaye yari ikomeye cyane yo kujya gushaka ababyeyi banjye, narangiza nkivugana uwambyaye uwanyibarutse, nkivugana mama wanjye, bambwira ko nkimara kubikora nzahita nanjye njya mu bakire ba mbere ku isi, nkagira indege, noneho nkagira buri gikoresho cyose nifuje, nkagira buri gikoresho cyose kiri hano ku isi, ndetse ubutware bw'isi akaba ari njye ubufite. Numvishe bampaye ikizamini gikomeye, ariko ikuzimu ntabwo byari byemewe gusuzugura, nta nubwo byari byemewe kwivuguruza. Natekereje ko nanjye banze kunyumva, ntekereza ko ababyeyi banjye nabo bantereranye mu gihe cyo nari ndi mu kaga, igihe nari ngiye kuba igisambo, igihe nabaye ikirara cyo ku muhanda. Ntabwo bigeze banyitaho, ntibigeze bamenya amakuru yanjye, niyo mpamvu numvaga mbafitiye inzika. Nahise mfata indege byihuse, mfata n'umugore wanjye ndamubwira ati tugende. Nateze indege njya mu Burayi. Nageze mu Burayi nshakisha ahantu ababyeyi banjye bari, biba ngombwa ko mbabasanga muri Australia. Muri Australia nabasanze rwose bameze neza, bari batuje cyane, baba bari kuvuga ati mu minsi yacu ya nyuma basi reka tuyimare dukundanye, tuyimare turya amafaranga. Bo ni gutyo babitekerezaga, ntabwo bari bazi ko nari nje kwihekura, ntabwo bari bazi ko nje kwica mama wanjye, kuko nibyo bari bantegetse. Kandi mama nari naramurakariye, papa we sinakubwira, nagiye kuba imbobo ku muhanda bafite amafaranga, nendaga gupfira ku muhanda nabuze n'umuntu wampa, kandi njye narabahaye, ninjye wabahaye ubutunzi bwose, none bari barantereranye. Niyo mpamvu nanjye nari mfite umujinya wose, numvaga ngomba kubatura, kandi nanjye nkumva ndihoreye. Nahise mbona ahantu batuye, umuryango umeze neza, ku gipangu gifite jaride nini cyane. Burya mu Burayi ni mu Burayi, ntabwo hameze nk'inaha, ntabwo hameze nko mu Rwanda cyangwa muri Uganda. Mu Burayi baba bafite inyubako zigezweho, baba bafite ubushobozi bw'inyubako ukagira ngo wageze mu ijuru. Ariko njye ntabwo aricyo cyari kindaje ishinga, nari nje kwica mama wanjye. Narakomanze, numva barankinguriye. Ese ninde wamukinguriye? Ni mama we se? Ni papa we? Aha, njye ndumiwe. Nini se yese amwica? Byagenze gute? Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya 17 kizagera kuri Sharif TV ejo. Mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari utwumvise, bwira kuri YouTube channel uhita ukanda subscribe kugira video twa uploadinze ujye uzibona mu ba mbere. Ndabashimiye mwe mwese twabanye kuri Sharif TV.